ariko uri inyuma we aba yibona. Umva ikintu cyabaye, abanyegiputa bireberaga mu nkingi y'igicu bakibona, nyamara abisiraheli bo bareberamo bakabona abanyegiputa, bakibaza impamvu batari kubajwibura, batari kubafata ngo babashyikire, bakibaza impamvu batari kubarya amenyo n'inzara, bakavuga ati se ko twegeranye n'iki kiri kubatubuza? Nicyo kintu Imana yakoze, yashyize inkingi y'igicu n'iy'umuriro hagati yawe n'ababisha bawe. Ujya ubabona ariko ntacyo babasha kugukoraho, urabareba ariko bo ntibakubona. Iyo bakubona baraguhitanye. Unyumvise haguruka tere haleluya. N'ubutware no guhimbazwa n'ibyiyicaye, n'ibyiyicaye ku ntebe n'umwana ayiteka. Sawa dirisha ageze igorogota ahahuriza amahanga yose, abagombaga gupfa atugabira ubugingo, yihanganiye isoni n'ububabare bwo ku musaraba, kugira ngo njye nawe atwungere yaturemye. Twahawe umudendezo ubwo yatubohoraga ingoyi, natwe tuzabe iyo mirimo y'ibanga, tuvuge ngo uri uruwigitangaza. Abo mw'ijuru barabihamya bati ikuzo ishimwe n'iby'Imana. Imana ibahe umugisha. Agakiza kazanywe no kudukiza ibyaha ku ikubitiro, katurokora urupfu rw'iteka. Ibice 14. Nkunda kuririmba nubwo ntari bubikoreshe cyane, amaze gusarara, ariko baririmbyi zihagije. Hari nizo baririmbaga nkumva mu mutwe zari zirimo ko ndibuze kuziririmba. Mwagize neza. Makorasi yagiye aterwa indirimbo z'amagroup, nagiye numva nagombaga kuba naririmba. Kuva ibice 14 umurongo wa 15 n'uwa 16, hanyuma dusengere muri iryo jambo. Bibiliya iravuze ngo Uwiteka abaza Mose ati, ni iki gitumye untakira? Bwira Abisirayeli bakomeze bagende. Hariho akadomo ni uko biri. Nawe umanike inkoni yawe, urambure ukuboko hejuru y'inyanja uyigabanye. Amen. Ndabibona ko mubibona ko uwo murongo ukomeje, ariko dusoreza aho, ahubwo dusubiremo. Uwiteka abaza Mose ati, ni iki gitumye untakira? Bwira Abisirayeli bakomeze bagende. Nawe umanike inkoni yawe, urambure ukuboko hejuru y'inyanja uyigabanye. Amen. Hanyuma urugamba rugeze mu mahina, warurwanya uruhereye. Nafashijwe ndumva n'ahantu mutamenya. Tuzamure Imana icyubahiro mu izina rya Yesu. Aya maboko iyo tuyazamuye tukayaheza, tuba tuvuze ngo yacu agarukira. Ariko Mana, ayawe yo ni maremare, wadukorera ku byo tudashyikira. Haleluya. Urugamba rugeze mu mahina, warurwanya uruhereye mu
haravuze ngo Uwiteka abaza Mose ati niki gitumye untakira? Naravuze ngo Imana yigiza nkana. Nasomye ibyanditswe byera. Bibiliya yaravuze ngo Yesu amaranye iminsi 3 n'abantu abigisha mu kibaya, ngo yabagiriye imbabazi yanga kubasezerera amaramasa. Abaza umwigishwa wari bugufi bwe aramubaza ngo ntabyo kurya biri hano ngo mugaburire aba bantu ne kubasezerera amaramasa batagwira isari mu nzira. Bibiliya iravuga ngo icyatumye amubaza atyo kwari ukugira ngo amugerageze, we yarazi icyo ari bukore. Umutima wanjye wawuzuje amashimwe, akanwa kanjye nakukuzuza indirimbo. Aho byari bigoye waratabaye, warakoze ubonye ngo Imana ibona inyanja itukura imbere y'Abisirayeli. Nta bwato nta cyombo bafite, ariko ihindukirane Mose ayitakiye ayiririye ayisenze imubaza ngo niki gitumye untakira? Inyanja iyibona iyitegereza. Urumva ntanze kujya guhera kuri, nshaka ko tuza gusengera revelation mfite zibitsemo hano. Nsoma ijambo ry'Imana nkagagara, nkajya numva ibintu bitanditse. Bageze ku nyanja itukura, Abisirayeli bivovoteye Mose bashatse kumutera amabuye. Mose biravuga ngo ava muri iryo teraniro aragenda ajya ahantu yihina ahantu arasenga, abwira Uwiteka ati urubyaro ko ari urwawe, aba bantu ko ari abawe, dore inyanja iri imbere, imisozi iburyo n'ibumoso, Farawo nawe aradutuze, uburije wabigenza uti nkora iki? Imana nkaho yakamuhaye strategy abikoramo, iramubaza ngo ni iki gitumye? No mushyirere shike mutekereze. Imbere ni inyanja itukura, iburyo ni imisozi, ibumoso ni imisozi, inyuma Farawo n'ingabo ze n'amagara y'intambara barabatuze. Ngusenge, ngutake, nguhamagare, Imana iti ni iki gitumye untakira? Naratangaye. Yafashe imigisha yose, imigisha yo mu bumana, iyibumbira muri Yesu iramuduha. Ndasubiramo, yafashe imigisha yose, imigisha yo mu bumana, iyibumbira muri Yesu iramuduha. Biba bisa naho iyo turi muri Kristo Yesu, Imana ifasha mbivuga uburyo biri bwumvikana. Iyo turi muri Kristo Yesu tukaririra muri we, dusa n'abasonzanye inkoni ihiye tukarira tuyireba. Iyo afashe imigisha yose, imigisha yo mu bumana, iyibumbira muri Yesu maze iramuduha. Ngo twe ahantu tuba muri wa indani, tuba muri sitoke y'ibyo tuzakena byose. Nabwiye inshuti abavandimwe tubana, namwe narababwiye ntacyo nabima ntago nabahisha, ibintu bine agakiza kamarira umuntu wakakiriye. Iyo umuntu yakiriye Yesu, babavuze ngo yakiriye agakiza. Iyo umuntu yakiriye agakiza aba yakiriye umukiro
mu kiro kirero ni mu kiro ki umuntu aba yakiriwe mu kiro umuntu aba yakiriye imikiro ubukungu ubukira bugera nko ku bintu bine icyambere agakiza kadukiza ibyaha umuntu akambara umwambaro wo gukiranuka wakwandura akabimenya akiyeza agakiza kadukiza ibyaha oho ninde umunyamibabaro usa n'uwamenyereye intimba nta gikundira afite abantu bamwimye amaso niryo jambo wahozeho nyirimbaraga zo gukiza ntare yo mu muryango wa Yuda mutabazi w'isi yose icyo nagambiriye n'umunsi wo guhorera w'inzigo none n'umwaka wo gucungura abantu banyu uratashye uruwigitangaza abo mw'ijuru barabihamya bati ikuzo n'ishimwe n'iby'umwana w'intama kuko ariwe mube nk'abashyira amajwi hejuru turirimbe gucungurira Imana data wa twese ubwoko umuryango n'indimi zose zo yiremereye ubwoko ishyanga yiguriya maraso ye ubwoko bw'abami n'abatambyi hora marayika arabaza ati ninde wabumbura iki gitabo Yesu umwana w'intama aritangara kibumbura mw'ijuru babibonye batangazwa n'ubwo bwitange baherako bafata inanga zabo bararirimba bati icyubahiro n'ubutware no guhimbazwa n'iby'iyicaye ku ntebe n'umwana ayiteka sawa dirisha ageze igorogota ahahuriza amahanga yose abagombaga gupfa atugabira ubugingo yihanganiye isoni n'ububabare bwo ku musaraba kugira ngo njye nawe atwungere yaturemye twahawe umudendezo ubwo yatubohoraga ingoyi natwe tuzabe iyo mirimo y'Imana tuvuge ngo uri uruwigitangaza abo mw'ijuru barabihamya bati ikuzo n'ishimwe n'iby'Imana Imana ikumugisha agakiza kazanywe no kudukiza ibyaha ku ikubitiro katurokora urupfu rw'iteka katugabira ubugingo buhoraho kabiri agakiza kadukijije indwara ni ikintu kinini nari buvugaho ariko ndababwira impamvu nyivuzeho icya gatatu agakiza kadukiza imivumo n'akarande n'ibikomere mwipaki ya gatatu kane agakiza kadukiza ubukene
kadukiza ubukene. Hari abantu twabanye, narababwiye ni naridekaraye sinzakena. Dawidi yabivuze ari mu ishyamba nkanswe uri ku matara yaka i Kigali, sinzakena. Abantu tubana ndabibabwira bakagira ngo ni brage. Narababwiye ngo nimubona mpfuye ntaguze indege, iyo ntumbi muzayitondere ishobora kubazukana. Okay, aho reka twabe. Kandi I'm serious. Mwe muraseka. None se reka je mfite amasezerano kandi nyasangiye namwe. Just irya mbere muri umutwe ntiburi umurizo. Haleluya. Nzabagira imitwe sinzabagira imirizo. Muraba imbere ntago muraba inyuma. Muzaba hejuru ntimuzaba hasi. Muzaguriza amahanga ntago muzayaguza. Nabwiye abantu ndababwira nti jewe ndi kurambagiza pariseri nini, wenda niyo yabitangana n'akagari ariko wenda izangane n'umudugudu. Mwarimu Claude uzajya unsura uciye muri kaburimbo yanjye yihariye ibirometero, uce mu ishyamba iwanjye urirenge, uce mu mbuto z'iwanjye uzirenge, uce muri jaride ubone kugera kuri porotaje. Ku musozi hejuru iki nabibwiye abantu baravuga ati ko tutishimiye izo pariseri wazikura he. Nababwira ni maze ndabababariye. Sabye umudugudu yo nsaba igihugu, Imana ari kubimurira ahandi. Aburahamu yahawe Kanani ari ingumba atagira umwana n'umwe, bamugabira Kanani yose. Twebwe turabuzukuru ba Aburahamu, ni sekuruza w'abizera. Hejuru Haleluya. Musome ibyanditswe byera. Nimuguma muri jye, magambo yanjye akaguma muri mwe, muzasaba icyo mushaka bingahe bazabima, muzagihabwa. Soma Matayo 7:7. Musabe, mukomange, mushake, kuko usabye, ukomanze, ushatse my legacy, umurage wanje. Imigani 22:4. Uwicisha bugufi akubaha Uwiteka, ingororano yese ubukire, icyubahiro. Umvise yo bisoreza kwicisha bugufi kubaha Uwiteka ujya mu ijuru, urwego rujyayo, ubukire, icyubahiro n'ubugingo. Kanigarukire kuri Mose tuyisengere. Okay. Mose arize atatse, turacyari kumwe. Haleluya. Mose atatse, Imana irumirwa kubera ikintu kimwe afite. Imana yabonye neza ko atasobanukiwe ububasha n'ubushobozi bukibitsemo. Atawe Uwiteka ati urarize, vugije induru, uratatse. Mose Paulo yandikiye Abakorinto urwandiko rwa 2:6 arababwira ngo kandi ubwo dukorana nayo turabinginga kugira ngo mudaherwa ubuntu bw'Imana gupfa ubusa. Mose we, dukoranage nawe, narabikoze mu gihuru kikakureba,
narabikoze wishyize hasi hindutse inzoka, nkusabye kuyifata ihinduka inkoni. Mo ufite iki? Ufite iki? Mose ufite iki? Ati mfite inkoni. Uwiteka ati rero mva imbere. Hash. Umusaza w'umutoroge yaratubwiye ngo twe tuvugira ijambo turivuga tworoheje, ariko ngo Imana yarivuze irakaye. Nka kumwe umubyeyi akana kamukubaganira iruhande agafata inkoni ati genda mvi iruhande. Mose we genda ubwira Abisiraheli bakomeze bagende, nawe umanika inkoni yawe urambura ukuboko hejuru y'inyanja uyigabanye. Jye sinza, ntabwo nza, mfite akazi kenshi, ndi Imana, ndi mu ijuru, ntaho nza. N'abamarayika bose bari bize, nta n'umwe uri bugeraho. Wowe uri aho inyanja iri ikaba yakubangamiye, yakwimye inzira, manika inkoni urambura ukuboko hejuru yayo ubundi uyigabanye. Ntabwo handitsemo ngo urambura inkoni, umanika inkoni yawe urambura ukuboko hejuru y'inyanja nyikugabanyirize. Oya, wowe ayaya ayaya wowe uyigabanye. Nabwiye abantu umunsi ishize, abapantekote, abakristo nibo bantu, hari abantu nakavuze ndababwira nti mukandi kuko nkavuze nibo bantu bicara bategereje icyo Imana iri bukore, kandi Imana nayo iricaye itegereje icyo bari bukore. Okay, ku munsi wa mbere Imana yararemye, ku wa kabiri irarema, ku wa gatatu irarema, ku wa kane irarema, ku wa gatanu irarema, ku wa gatandatu irema umuntu, ku wa karindwi iraruhuka. Ikiruhuko cy'Imana cyavuye mu kuboneka k'umwana w'umuntu. Yari imushoreye imushyize imbere ngo nayiruhukeho gato imukoresha ibyo ishaka gushyira mu buryo. Okay, mavi Mose ngo yumve ko Imana ivuze ngo amanike inkoni hejuru y'inyanja, aravuga ati we nari nyipfanye. Ubu rero nicyo nari nje kukwibutsa nawe uri hano n'abadukurikiye online. Aravuga ati we nari mfuye mfite inkoni, narakiriye agakiza, mfite Kristo Yesu, mfite ububasha bubitse muri we. Nari nyipfanye, twari turimbukanye, inkoni hishamo imbaraga. Ngo confidence zitazigaruka, ahita ahagarara rema. Abandi yabuze icyo avugira imbere yabo, abasubirana imbere confidence. Uzasoma umurongo wa 13. Bibiliya iravuga ngo Mose ahagaze imbere y'iryo teraniro, biraza ngo Mose asubiza abantu ati mwitinya, mwihagararira gusa, muraba agakiza Uwiteka rubazanire, kuko abanyegiputa mwabonye uyu munsi mutazongera kubabona ukundi. Uwiteka ribarwanirira, namwe mwicece. My friend, Imana ikorwa ku mutima. Iravuga ngo simple, aho ni sawa, gusa umpaye akazi. Imana ibwiye Mose ngo bakomeze bagende, nabo bageze imbere babwira ngo mwihagararire Si we wa mbere wabuvuze ibintu binyuranye n'iby'Imana imubwiye. Kabone nawe yari yumvise ijwi, Eliya we nta niryo yumvise. Yo, haleluya! Kabone na Mose nibura yaravuganye nayo, ariko Eliya we nta nzozi, nta yerekwa, nta jwi. Ati imvura yo ndayihagaritse. Mose avuze ngo bihagararire, Imana yari mubwiye ngo bakomeze bagende. Imana iravuga ngo Mose arabaduteje, nidutindiganya gato barapfa, urubanza rw'amaraso yabo nitwe ruriho. Ihita ivugana na marayika wagendaga imbere y'ingabo z'Abisiraheli, aramubwira ati tabarana n'ingoga,
ibintu Mose avuze ntibibaho. Reka mbabwire, ugiye kwizerera muri iri teraniro, utera akazi mu ijuru bahagurukira kugira imirimo bakora. Uratanga akazi muri iri juru. Twigeze dusangana n'umuntu Imana iramubaza ngo ko nta kazi ufite, none nijuru ukaba wararihinduye abashomeri, ubwo abari mu gihombo ni bande? Twebwe wowe nta kazi ufite, nibura natwe nta kuri kuduha. Ndasubiramo, wowe nta kazi ufite uri gukora, none ntunasenga ngo usabe ibituma ijuru rihagurukira ryo kwinjira mu kazi. Ejoro leta rihaguruka, marayika ava imbere y'Abisiraheli ajya inyuma yabo. Imana iramubwira ngo wajya kubona kuri inkingi y'igicu ku manywa, nijoro ukabone kuri inkingi y'umuriro. Vana ubunebwe aho ngaho, ugomba kubonekera rimwe uyu munsi. Uraba inkingi y'igicu ku banyegiputa, ku Bisiraheli babera umucyo, babera inkingi y'umuriro. Ayiwe, nari ngiye kubabwira ikintu cy'ubuhanuzi, ndabona ntazi niba muhari. Imana igiye guhindura uburyo yajyaga irwanamo intambara zawe. Imana igiye guhindura uburyo yajyaga irwanamo intambara zawe. Tuvuge ngo haleluya. Abava imbere abajya inyuma, ahita abonekera rimwe. Kuboneka ari inkingi y'igicu n'inkingi y'umuriro, ni ukuvuga ngo umugore agira icyo yinjiza n'umugabo nawe agira icyo yinjiza impande zombi. Gusa umuntu mpanuriye arabyumvise. Sawa, yes. Kuko erega nawe uri isoko y'umugisha, wasezeranirwa amasezerano meza. Ndabizi ko Imana ikumvishije. Reka mpave. Ya Mose biravuga ngo abonye ko iryo joro rikeye bategeranye. Imana ikintu yakoze, yafashe ikirahure kimeze, yafashe inkingi y'umuriro, yafashe inkingi ariyo marayika wagendaga imbere, imuhindura nk'ikirahure cya fime. Noneho umuntu burya wakingishije fime, iyo ari imbere abareba neza, abari inyuma, ariko uri inyuma we aba yibona. Umva ikintu cyabaye, abanyegiputa bireberaga mu nkingi y'igicu bakibona, nyamara Abisiraheli bo bareberamo bakabona abanyegiputa, bakibaza impamvu batari kubajwibura, batari kubafata ngo babashyikire, bakibaza impamvu batari kubarya amenyo n'inzara, bakavuga ati se ko twegeranye, n'iki kiri kubatubuza? Nicyo kintu Imana yakoze, yashyize inkingi y'igicu n'iy'umuriro hagati yawe n'ababisha bawe. Ujya ubabona ariko ntacyo babasha kugukoraho, urabareba ariko bo ntibakubona. Iyo bakubona baraguhitanye. Unyumvise haguruka tere haleluya. Ndahavuye we, kanihute we. I prophesy, ndi guhanura mu izina rya Yesu. None se wowe ntubabona? Nese wibwira ko ari iki gituma batagufata? Urababona ariko bo baribona. Hafi Mose ngo abonye bategeranye iryo joro ryose, ngo ahita amanika inkoni hejuru y'inyanja icikamo kabiri. Abisirayeli ngo bambukira humutse nko ku butaka. Ndi gusoza rero mutagira ngo nanatinda. Impanda, haleluya, haleluya. Inyanja itukura icitsamo kabiri, habonetse umuhanda mu nyanja itukura. Nabishuri ibintu 7 mutazasanga ahantu byanditse, mubimbaza n'igihe muhanuzi wabyo. Ijambo ari ibintu bijya kuri 7 byabaye byaranze umuhanda wacitsemo mu nyanja itukura, bitazigera biboneka mu yindi mihanda. Iyo muzi niyo mutwazi igiye kuzubakwa, ibyo bintu 7 ntimuzabibona byabonetse muri uyu muhanda w'inyanja itukura. Icyakora mu bitangaza by'Uwiteka bigiye kugusohoraho mu izina rya Yesu. Ijambo rya mbere, uyu ni wo muhanda wubatswe mu gihe gito. Mva kumanika inkoni no kuyimanura. Umuhanda ibirometero 1000 kaburimbo, kumanika inkoni no kuyimanura gusa, umuhanda ucitsemo kabiri. Iryo ni ijambo ry'ubuhanuzi. Aka kantu rero
nta badayimoni gafite. Ukambwirira umuntu ukwegereye, umubwire ngo Imana iguciriye inzira mu gihe gitoya. Mubwire umuntu muri kumwe, mubwire ngo Imana iguciriye inzira mu gihe gitoya. Abagukurikiye batarakugeraho, abagutuza bataragufata, Imana iguciriye inzira mu gihe gitoya. Ababishoboye bataragusanganiza amacumu, ababishoboye bataragusanganiza amagara y'intambara, ndagira ngo umuntu yumvise atere haleluya yakire. Ubwo sawa matinde ngira neza ijambo rya kabiri. Uyu ni wo muhanda wubatswe n'ibikoresho bike kandi bihasanzwe. Nta hoho yazanye amasima, nta hoho yazanye imicanga, amazi, amabuye n'umucanga wo muri iyo nyanja nibyo byubatse kaburimbo bagendeyeho. Hayi professor, ijambo ry'ubuhanuzi. Yesu nyiribabaze. Ese ndi kumwe n'abantu bashaka kumva icyo Imana ivuga. Tuvuge haleluya. Inyuma twese no hejuru haleluya. Umva ijambo ry'ubuhanuzi riravuze ngo Imana iguciriye inzira bitagusabye izindi mbaraga. Izo wakoresheje nizo wari ufite, icyo wakoze nicyo wari ushoboye, aho wageze niho wari uzi, aho wadatwaje niho wamenye, abaguhamagaye nabo muziranye. Uwiteka aguciriye inzira bitagusabye izindi mbaraga. Haleluya. Iyo bavuze ngo ni ibikoresho bihasanzwe, baba bavuze ngo ntabwo bigusaba kugura simukadi nshyashya, gumana iyo ufite. Nimero uhamagaye ntikwitabe, itegereza ugumana umuriro nawe guhamagara. Ni ibikoresho bihasanzwe. Kugutabara ntibisabye ko wongera dikuri. Ariko ndatangaye. Ndahavuye aho ngaho. Ijambo rya gatatu, uyu ni wo muhanda wubatswe immediately uhita wumuka ugenderwaho. Ubundi twubakira imihanda bakora icyo bita deviation, akayira ko kuba twifashi. Amen. Amen. Iki gisubizo Imana itanze ntabwo ari elanjoma. Iyi nzira Imana iciye ntabwo ari elanjoma, ntabwo ari deviation, ntabwo ari agahanda ko kwifashisha. Ni igisubizo cya nyacyo. Ntabwo ari agahanda ko kwifashisha, ni igisubizo nyacyo. Amina. Kanisengere. Nimumbabarire mwakire ndumva ndemererewe. Ijuru ry'amanu ibintu biremereye muri amateraniro. Igisubizo Imana iguhaye ntabwo ari icyo kwifashisha. Imana iguhaye igisubizo cya nyacyo cya burundu. Iryo ni rya gatatu. Irya kane, uyu ni wo muhanda wabereyemo impanuka idasanzwe. Irangwa n'ibintu bitatu biyigira idasanzwe ku isi. Icya mbere, ntigira uwayirokotse, nta na kajoriti igira, nta na polisi yaje gupima icyayiteye. Ko biremerera. Inzira Imana iguciriye, asifiwe Yesu. Inzira Imana iguciriye ni inzira izagwamo abadayimoni bose bakurikiye ubuzima bwawe, bazaba barangijwe n'igisubizo Imana iguhaye, kandi nta mategeko yo kubarengera no kubaburanira azabaho. Uwiteka aguciriye inzira izarangiza ibibazo biri mu buzima bwawe. Ubyakiriye anyakira tere haleluya. Igisubizo Imana iguhaye nicyo kurangiza intambara zabaye uruhuri ku buzima bwawe. Bapfe cyangwa muracyabashaka? Ariko ndi gusoza jewe.
ayiwe ndumva nifuza kumva umuntu uri kwakira ibi bintu. Imana iguhaye igisubizo cya burundu. Imana iguhaye igisubizo cyo kurangiza ibintu burundu. Imana igucira inzira yo kubisoza. Imana iguhaye inzira yo kubishyira mu buryo. Ijambo rya gatanu baravuze ngo Mose amanika inkoni hejuru y'inyanja ngo hari amafi yabigendeyemo kubera imbaraga z'inkoni. ibishyo biri n'ahantu ndi barangire kubireba. Iyi nkoni yaciyemo kabiri, amafi yahuriranye n'icyo cyerekezo cy'iyo nkoni. Ayo mafi bayita Moses fish. Jya kuri Google wandikemo Moses fish, hajyayo Moses fish, andika kuri Google urasangaho ifi y'uruhande rumwe imeze isatuyemo kabiri. Moses fish isatuyemo kabiri gutya, kandi iyo fi ngo yakomeje kubaho. Uru ruhande rugira ubuzima n'uru rugira ubuzima. Iriho kuko irangwa ngo n'ibintu bitatu. Ijambo rya mbere ngo niyo fi yitiriwe izina ry'umuntu abigizemo uruhare. Ndumva nabahobera rero nkababwira iki kintu. Haleluya! Iyi fi ngo niyo fi yitiriwe izina ry'umuntu abigizemo uruhare. Ikintu cy'ubuhanuzi kibitsemo hano ni ijambo rivuga ngo ikintu Imana igiye kugukorera kizaza kiri mu mazina yawe bwite. UPI ni mu mazina yawe bwite. Karita jana ni mu mazina yawe bwite. Ninde uri kunyumva ngo atera haleluya? Ni Moses fish, ni Tuyishime house. Mubisama makwinu kunavuze ngo ni Judith house. Haleluya! Ijambo rya kabiri bavuze ko iyi fi ariyo fi iryoshe kurusha izindi. Muhobere mubwira ngo igitangaza Imana igiye kugukorera kizakuryohera kuruta ikiherutse kugukorera. Ikintu Imana igiye kugukorera kizakuryohera kuruta ikiherutse kugukorera. Nubwo icyo iherutse kugukorera nacyo cyari cyiza, ariko iki cyo kigiye kukuryohera kuruta ikiwushize. Niba unyumvise tera haleluya! Ijambo rya gatatu mibiranga iyi fi ngo niyo fi ihenze kurusha izindi. Twari mu mpinga z'ejuru twambaye ubushwambagara, imisatsi yatonze ikiye utwereka imbabazi, uvunagura ya miheto abanzi baduteranye, ushingura ya macumu mu bibanza byacu turubaka, uvumura imirima yacu turahinga tureza, uratwibuka utwoherereza ijambo ry'ubuzima, uraturengeye. Twabivuga dutya abari online bagira ngo tuvuze ko ari twe twenyine. Erega si twe twenyine kuzuye uyu munezero, hariho n'abandi benshi badafite uko babivuga. Ineza yawe nyinshi yamenyekanye ku isi hose, bivuga iwacu naho bararirimba baranezerewe. Ingerayo nzababwira ya mirimo naririmba rwa rukundo yanyeretse, kuko iminsi ihaye iyindi sinzibagirwa. Erega ubutayu bwatumye ibiganza byabo bisigara mu busa, bagatonekwa cyane ngo ntibahirwa kandi batungishije benshi. Ariko Mana icyo ngukundira we, washyize ibanga ryanjye nawe. Ariko Mana icyo ngukundira ni washyize ibanga ryanjye nawe.
mu butayu nta mudugudu wo kubamo, twicwa n'inyota n'inzara tudafite uwaturengera, twari tuguye ku gasi abatagira gakondo, umunsi twahamagaye izina ryawe waratwibutse, utwoherereza ijambo ry'ubuzima uraturengera we. Rero hari abantu baba batari mu kirere nk'iki ngiki. Icya gatanu ntakivuze, ni ifi yiswe izina rya Mose. Mbisubiremo nitonze, igitangaza Imana igiye kugukorera si ikiri mu magambo, ni ikiri mu mazina yawe. Ijambo rya gatandatu, mu mateka bavuga ko ari bwo bwa mbere, mu mateka ari bwo bwa mbere hari habonetse umuhanda wo ku butaka uhuza Afurika na Aziya. Mukore research, mu searching. Nibwo bwa mbere mu mateka hari habonetse umuhanda wo ku butaka uhuza umugabane wa Afurika n'umugabane wa Aziya. Hari abantu babizi babyumva, ibyo byo biri scientifiquement cyangwa se geographiquement. Umuziki umwuka yamishuriye kuri iki kintu. Umwuka yaravuze ngo iyo urose inzozi nini ukumva amasezerano ufite, baravuga bati ibyo bintu wigira ninde wundi w'iwanyu byabayeho se? Ninde wundi wigeze ubona w'iwanyu ibyo bintu buvuga? Twishime uzagura indege, twishime uzubaka palasi, ibyo bintu buvuga ninde w'iwanyu wundi wabibonanye? Igisubizo, nibwo bwa mbere hazaba habonetse umuhanda uhuza Afurika na Aziya. Nibwo bwa mbere kuri je, nibwo bwa mbere kuri wowe hagiye kuboneka igisubizo gitanga ishusho y'impinduka iboneka mu gisekuru cy'iwanyu uvukamo. Nabazi mwabyumvise, reka nikomereze. Icya karindwi, uyu niwo muhanda wangiritse ku buryo budasubirwaho. Bawugenderaho rimwe, n'uwabitushije yabiguyemo rimwe gusa, uwo muhanda uhita usenyuka urarangira. Nimuvuga ngo professeur, muvuge ko mumubwire mpanure mu izina rya Yesu. Ariko igitangaza, uyu ni wa muhanda wangiritse ku buryo budasubirwaho, mu buryo muri prophetique. Ni ijambo rivuga ngo Imana igiye kugukorera igitangaza, Imana igiye kugucira inzira w'itariri. Iyo nzira nishaka igukurikire yangirika, ariko imbere yawe hagumeho ikugeza ku gisubizo cy'ikibazo wari ufite. Kambabwire, uguhamagara nashaka guhamagare bwa nyuma iyo nimero ayisibe, ariko aguhamagara ni igisubizo cy'ikibazo wari ufite. Yesu we. Ugusura nashaka nazagaruka iwawe, ariko agusura ni igisubizo cy'ikibazo wari ufite. Ugusinyira nashaka gusinyira bwa nyuma, ariko agusiga nawe usinyira abandi. Imana igucira inzira mu gihe gito. Okay, mukoza akantu keza ko kuvuga ngo amen. Ndabisubiramo mutumye mfashwa. Imana igucira inzira mu gihe gitoya. Imana iguciriye inzira bitagusabye izindi imbaraga. Imana iguciriye inzira itari yo kwifashishwa, inzira ya burundu.
Imana igukoreye igitangaza kizaza kiri mu mazina yawe. Imana iguciriye inzira izagwamo abadayimoni bose baje mu buzima bwawe. Imana iguhaye igisubizo. Ariko igitangaza kiragwira. Mana y'imbabazi we. Tugira gutya duha Imana icyubahiro mu izina rya Yesu. Ayiwe mugumishayo duha Imana icyubahiro mu izina rya Yesu. Imana igukoreye igitangaza kandi ayo mateka agiye guhera kuri wowe. Nibwo bwa mbere Imana ihinduye amateka mu muryango wawe ihereye kuri wowe. Ijambo rya 7, Imana iguciriye inzira, nishaka iyo nzira igukurikira yangirika, ariko ikugeza ku gisubizo cy'ikibazo wari ufite. Uwiteka kugeza aho yakwiteguriye. Muhaguruke dusenga Imana mu izina rya Yesu. Uwiteka aravuze ngo nimukomeze mugende.